Hello everyone, I'm teacher Poch from Kigali. We are here to teach you English very well. We are going to teach you some words in English and you are going to get many things. You are going to get benefits from Onapoji Star University. Let's get started our lesson. Reka dutangire isomo ryacu. Nibyo natangiye mvuga nitwa teacher Poji cyangwa se mwarimu Apoji. Nk'abantu mu mujyi wa Kigali tugiye rero kubigisha isomo ryiza cyane, isomo ry'icyongereza mu by'ukuri riza kugira ngo ribafashe kuzamura imivugire yanyu, urwego rwanyu, ndetse wherever you are you will know English very well. Aho uriho hose mu by'ukuri uzamenya icyongereza neza cyane. Let's get started. Reka dutangire. English lesson. When we say English lesson, tuba tuvuga ngo isomo ry'icyongereza. Tuvuga ngo English lesson, tuba tuvuga ngo isomo ry'icyongereza. Brown, when we say brown, iyo tuvuze brown, tuba tuvuga inzobe cyangwa se musanzwe muzi ko abantu bagira uruhu rw'igikara, uruhu rw'inzobe, uruhu things like that. Nibyo ngibyo, uruhu rw'inzobe cyangwa se umuntu w'inzobe. Brown of any color produced by mixing red, yellow and blue. Mu by'ukuri uruhu rw'inzobe mu by'ukuri ni uruhu rujya gusa n'umuhondo cyangwa se n'umutuku cyangwa se n'ikigina. Ni uruhu mu by'ukuri ruba rujya gusa n'ikigina cyangwa se rujya gusa n'umuhondo cyangwa se nanone rukajya gusa n'umutuku. Urwo ni rwo twita brown, inzobe, cyangwa se uruhu mu by'ukuri rujya gusa gutyo inzobe, rujya gusa n'ikigina cyangwa se rujya gusa n'umuhondo. We say brown, uruhu rw'inzobe cyangwa se abantu b'inzobe. Let us see an examples in sentences. Reka turebe ingero mu by'ukuri mu nteruro. We have in examples in sentences to show you how you can use this word in sentences. Mu by'ukuri tugiye kukwereka uburyo ki wakoresha irijambo brown mu nteruro. Examples, ingero: I have brown girls. I love brown girls. I have brown girls. Nkunda abakobwa b'inzobe. When we say I love brown girls, tuba tuvuze ngo nkunda abakobwa b'inzobe. Apoji likes brown girls. Apoji likes brown girls. Apoji akunda abakobwa b'inzobe. Apoji likes brown girls. Apoji akunda abakobwa b'inzobe. Akaga doesn't like brown fathers. Akaga doesn't like brown fathers. Iri jambo fathers ni ababyeyi cyangwa se abapapa cyangwa se abantu b'abagabo ariko bashatse bafite ingo. Yeah, we say fathers. Akaga doesn't like brown fathers. Akaga ntakunda ababyeyi b'inzobe cyangwa se ababyeyi b'abapapa b'inzobe. Akeza likes brown boys. Akeza akunda abakobwa b'inzobe. Akeza likes brown boys. Akeza mu by'ukuri akunda abahungu b'inzobe cyangwa se abasore b'inzobe. Iri jambo boy cyangwa se boys bisobanura abahungu cyangwa se abasore benshi. Iyo twongeyeho yes tuba dushatse kuvuga ko ikintu cyavuye mu buke kikajya mu bwinshi. Akeza likes brown boys. Akeza akunda abakobwa b'inzobe, akunda abahungu b'inzobe. Akeza is a brown girl and she's of an extreme beauty. Akeza ni umukobwa w'inzobe kandi mu by'ukuri ufite uburanga cyangwa se ubwiza buhebuje. Akeza is a brown girl and she's of an extreme beauty, or she's of extreme beauty. Akeza mu by'ukuri ni umukobwa w'inzobe kandi ufite mu by'ukuri uburanga buhebuje. Extreme, ayo dusizeho extreme, ni ikintu kiba kirenze cyangwa se kirenze ibikenewe. Nimba riri mu bwiza mu by'ukuri icyo gihe aba ari ubwiza burenze cyangwa se buhebuje. Akeza is a brown girl and she's of extreme beauty. Akeza ni umukobwa mwiza kandi mu by'ukuri uhebuje. Apoji is not brown in his face.
Apogee is not brown in his face. Apogee mu by'ukuri ntago ari inzobe mu maso ye. Apogee is not brown in his face. Apogee ntago ari inzobe mu maso he cyangwa se mu isura ye. Things like that. That person like brown people. That person like brown people. Uriya muntu akunda mu by'ukuri abantu b'inzobe. That person like brown people. Uriya muntu akunda mu by'ukuri abantu b'inzobe. Girls with brown face are beautiful. Abakobwa b'inzobe mu by'ukuri ni beza. Girls with brown face are beautiful. Abakobwa mu by'ukuri b'inzobe mu maso ni beza cyane cyangwa se ni beza. Girls with brown face are beautiful. Abakobwa mu by'ukuri b'inzobe mu maso ni beza cyangwa se mu by'ukuri barashimishije n'abantu beza cyane. I hope that this lesson is here to help you, and I hope that this lesson is here to help you to improve your level in English. Does it make sense? I hope that this lesson is very well. Let show you how you can use this word brown. Brown twababwiye ko mu by'ukuri ari inzobe cyangwa se inzobe tubasobanura ko ari uruhu mu by'ukuri rujya gusa n'ikigina cyangwa se n'umuhondo cyangwa se umutuku. Brown. I love brown girls. Apogee likes brown girls. Akaga doesn't like brown fellas. Akeza likes brown boys. Akeza is a brown girl and she's of extreme beauty. Apogee is not brown in his face. That person likes brown people. Girls with brown faces are beautiful. Girls with brown faces are beautiful. We hope that you understand this lesson very well. See you for the next lesson. As usual, I'm Teacher Poch from Kigali. Bye bye.